Hello guys, nk'uko bisanzwe muri kumwe nyine na Jujay, umuhungu wanyu wa Tinja, kuri televiziyo yanyu twabashyiriyeho kugira ngo dukomeze kubana n'Imana umunsi ku munsi. Ubu rero nk'uko mubibona, ubu ndi icyaremwe gishya muri Yesu Kristo. Icyaremwe gishya muri Yesu Kristo. Yesu Kristo ashimwe kandi ahimbazwe. Imana ni nziza, irema umuntu ikamuzura yarapfuye, ikamushyira mu buzima buzima. Yewe nanjye Imana yankoreye byinshi byiza, niyo mpamvu ndiho nyishima, kubera yuko Imana ni nziza. Imana ni nziza. Mwese nagira ngo mumfashe dushimire Imana kubw'urukundo idukunda twese, abari mu isi n'abazayibaho n'abayibayeho, byatumye yemera gutanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo adupfire, aratubambirwa ku musaraba kugira ngo dukizwe, arapfa, aterwa imisumari, aratotezwa nta cyaha yakoze kugira ngo tubashe kubona impuhwe n'ubuntu bw'Imana. Nyagasani Mana yanjye, ukwiriye icyubahiro kandi uri Imana imwe rukumbi, Imana ikomeye. Dawe, wowe ushobora byose, waremye ijuru n'isi, ibiri mu isi byose ni ibyawe. Nyagasani Mana yanjye, ndakwinginze kandi mbikuye ku mutima ngo umbabarire ibyaha byanjye byose, ndetse ubabarire n'abandi bantu bose bari ku isi ibyaha byabo, yaba abagusenga n'abatagusenga, n'abatakwemera ubabarire kandi ubagirire impuhwe kubwo impuhwe zawe. Nyagasani Mana yanjye, Dawe, ndasaba imbabazi mu cyimbo cy'abantu bose baguteye umugongo kugira ngo turebane impuhwe zawe. Nyagasani, abantu batuye isi twamaje kugwa mu mwijima wa Sekibi ushaka kutumarira ku icumu. Nyagasani Mana yanjye, ndakwinginze, wowe udahwema kutugirira neza, wowe watanze ibitambo byinshi ku bwacu kugira ngo tubashe kubaho, ubuntu bwawe nibuganze. Nyagasani Mana yanjye, wowe ushobora gusenya isi ukarema indi, ndakwinginze Mwami Imana ngo utubabarire ibyaha byacu byose. Dore iyi si yacuze umwijima, iyi si iri mu gihe cy'intambara, iyi si buri wese yahugiye mu byaha, nta n'umwe wibuka ko ari wowe Mana kandi ishobora byose. Nyagasani Mana yanjye, ndagira ngo ucishe bugufi abo bakomeye bumva ko ari bo Mana, bagusimbuje ibigirwamana, ubakubita inkoni y'icyuma. Nyagasani Mana yanjye, ubacishe bugufi kugeza bibutse ko ari wowe Mana imwe rukumbi kandi ko ari wowe wabahaye ubuzima, wowe tara ritazima, wowe rumuri rumurikira imitima yacu. Nyagasani Mana yanjye, wansanze ndi mu mwijima unkuramo, unyereka urumuri, none ubu ndashima kuba ndi kumwe nawe, rumuri rutazima, wowe uhumura imitima, wowe Mana imwe rukumbi. Ndakwinginze ngo
urebe icyoroshye isi yose nyagasani mana yanjye. Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose, amena. Nyagasani mana yanjye, nongeye kukwereka abanyabyaha bose bari ku isi, nanjye ndimo, utubabarire udukize ibyaha byacu, n'abanangiye imitima badashaka kwihana, ubababarire kuko nabo atari bo batazi ibyo bakora. Nyagasani mana yanjye, nongeye kukwereka abanzi banjye bose, abifuza ko napfa, abo bose nyagasani mana yanjye, ubababarire kandi uhindure imitima yabo n'ubwonko bwabo. Nyagasani mana yanjye, wowe wavuze ko kwizera kurema, ndetse ko tubaye dufite no kwizera twategeka umusozi ukimuka. Nyagasani mana yanjye, nizereye mu mbaraga zawe. Kuva ubu ndakwinginze ngo uhananture ubwibone bw'abatuye iyi si, imitima yabo ice bugufi, yunamire Imana yacu imwe rukumbi. Ndakwinginze ngo uhananture abakomeye, uzamure aboroheje, ubaringanize bose. Nyagasani mana yanjye, ibimenyane byose ubice kuri iyi si. Nyagasani mana yanjye, twese tuba abantu bamwe kandi tugire urukundo nk'uko wadutoje ngo tugire urukundo, dukundane n'iryo tegeko waduhaye. Ndakwinginze mana yanjye, abantu bose bafite uburyarya, urwikekwe n'ikimenyane wabo, ubirandure muri iyi si yawe. Nyagasani mana yanjye, dawe wowe utajya uhana, ahubwo ugira inama abantu bawe, ukabaha n'umwanya wo kwisubiraho. Ndakwinginze dawe, nk'uko wagiye ubigenza kuva na mbere, komanga imitima y'abinangiye, abami bose b'iyi si, ubinginge bagaruke. Nyagasani mana yanjye, ndakwinginze ngo ubahe inema yo guca bugufi no kwihana. Ibyo nibatabishobora, nk'uko ariyo mahirwe uzaba uduhaye, nyagasani mana yanjye, uzabarimbure nk'uko warimbuye Sodoma na Gomora. Dawe uzaturimbure twese, abanga kwinangira bagakomeza kwinangira no kuguma mu byaha. Ndetse n'ikikubabaje cyane si uko dukora ibyaha dawe, ahubwo ni uko ibyaha dukora bitagira ba nyirabyo, tutemera no kuko nibura twakoze ibyaha ngo dusabe imbabazi. Dawe iyo mitima y'amabuye uyimeneshe ipiki yawe ikomeye, maze inkota yawe ityaye imanuke mu mitima y'abanyabyaha, yishwanyaguze dawe, maze ku munsi w'urupfu no kurimbuka, ukwishyira hejuru n'ubwibone bwa mwene muntu dawe kuzaba gupfuye. Nyagasani mana yanjye, nta kintu na kimwe kizatubuza kujya mu mva, kuko ari twe twazicukuriye, twanze kumva ngo duharanire ubugingo buhoraho. Dawe duhe inema n'imbabazi zo kwihana, ibyo nibitunanira uturimbure nk'uko warimbuye isi yo ku bwa Nowa, uko warimbuye Sodoma na Gomora, bari kubigenzereza isi yawe y'ubu, kuko n'ubundi twanangiye amatwi, twanze kumva. Nyagasani mana yanjye, bigusabye mbikuye ku mutima, kubwa Yezu Kristu umwami wacu, amen. Yesu we, ntacyo ngushinja, ntacyo utankoreye ngo nkire, wandinze ibibi byari kumpitana. Yesu we, nzahora nguhimbaza, ntacyo utankoreye ngo nkire, wandinze ibibi byari kumpitana.
Yesu we nzahora nguhimbaza